When we say a model school, we want to be a center of excellence in terms of teaching and learning. And we want to be a sort of a resource educational institution, not only for this school, but even for the surrounding communities, where we are going to change, where they are going to come here and we share experiences, we share facilities, because all these facilities, as I have mentioned, they are not only for Rukara Model School, they are for the whole community, they are for the district, they are for the country. So we want us to use all these facilities. So the neighboring schools, they are using our inclusive center, for example. They are using our laboratory, for example. And we are also having English debates at this school. So we want all the schools around us to come and benefit from the resources we have, and so that they also get the best practices we are able to share with them. So as a model school, we are saying we should set we should be as a sort of an example to those other schools where they can come and take some of the best practices from here. It doesn't mean that we remain here ourselves. We also go out and share experiences from those other schools, who have been well established, maybe well before us. They might have some practices which we also wanted to incorporate in our teaching and learning. Our classes, they start from nursery up to S5. We have a total of 39 teachers. And in the secondary, we have 12 teachers. In the primary, 25 teachers, and we have 2 ladies teachers for special needs education. Last year, we had our first candidates for national examinations in P6 and S3, and we are happy to tell you that all of them passed. We had 100% pass rate in the national examinations, and it was our first year to have those examinations here, because we are a new school. We are now in our second year. So last year was our first year to write national examinations. And I think we would want to thank our teachers for working very hard, because they were meeting those learners for the first time. The learners were coming from different schools. The teachers were new to them. But in a year, they were able to produce those excellent results. So we would want to thank teachers for working very hard. And I think as a school, they have set a very high standard, not only for the next course, but even for other teachers who are going to take our candidates' classes. So it means that they are going to work extra hard to maintain that 100% pass rate. As you can see, and as we are going around, we have some specialist rooms, and those specialist rooms mean that we have special equipment. So in terms of resources, we also have maybe 2 smart classrooms where we have 100 laptops for our learners. So those smart classrooms, you are going to see, they are used by our learners. And we also have a laboratory, a 3-in-1 laboratory for teaching chemistry, biology, and physics. So in terms of facilities, I think our school is better facilities. And in our classrooms, if you have noticed, we have a projector for every classroom. And they are using projectors to teach. So that is also an advantage in terms of lesson delivery when it comes to the use of ICT in our school. Maybe in 5 years to come, our teachers will be more experienced, and our school will be more resourced, even in terms of facilities, in terms of reading resources. Yes, we have reading resources. Yes, we have facilities. But we think as we go further, we are going to have more resources, and our school will be more resourced. Our teachers will be more experienced. So I think in the next 5 years, we want to be a shining example in terms of excellence
the students with the disabilities, as you have seen, we have 2 teachers who are dedicated to help those 2 ladies you have seen. They are helping, and first of all, they were able to identify those students with the disabilities from nursery up to S5. So they are working with the class teachers to assist those. And in some cases, they are coming to the classes to assist the teachers during lessons. They've identified that this one maybe is slow in aspects of reading. They also come to the classes and assist the teachers during the process of reading. So they've done. Besides that, we have seen they've also special equipment which they are using to assist some of those learners who are disadvantaged. UR is helping this school, especially when it comes to the sciences. Every Wednesday, they come here, the science teachers, during CPD, to interact with our secondary school teachers, to interact with our maths and SET teachers. And they have also helped our laboratory assistant to arrange all those equipment you are going to see in our laboratory. So UR is, and it has also given us some science kit and mathematics kits which the teachers are now using in their classes. Iki kigo cya Rukaramo School mwasuye ni ikigo kimaze umwaka umwe cyatangiye umwaka ushize cyubatswe ku nkunga ya World Bank, hanyuma cyaje kunganira umurezi kubaka uburezi bufite ireme ariko icyunganirwa na mbese nabyita muri make ni university laboratory. Twebwe ni nka laboratoire dukoresha mu kwigisha neza abanyeshuri twigisha, tubatoreza muri kiriya kigo, ndetse n'abarimu tubafasha kunoza ubumenyi bwo kumenya kwigisha neza. Muri ibyo rero kiriya kigo tumaze kubakwa, twabonye ko ari umugisha ko abarimu bakikoraho ndetse n'abarimu bakora mu bigo gituranye nabyo bashobora kuboneraho ubumenyi bwo kugira ngo bige kumenya kwigisha. Umwaka ushize rero gitangiye, cyatangiranye abanyeshuri baturutse mu bigo bituranye, ukabona ko abo banyeshuri bafite ubumenyi bukiri hasi kuko bari baturutse mu bigo batsindisha neza. Kaminuza rero ntabwo yarebereye, twashyizemo porogaramu atandukanye. Mumwe mu porogaramu twashyizeho hari nka porogaramu yo gufasha abarimu mu kumenya gukoresha amalaboratoire. Babonye ko bafite laboratoire nziza, bafite laboratoire ihuriyeho physique, biologie, chimie na mathematics, ndetse noneho kugira ngo babashe gukoresha laboratoire hariho amahugurwa tubaha dukoresheje amasipirizi, ndaza gukoresha amwe amagambo y'amatirano, dukoresha amasipirizi aho duhugura mu masaha yo mbese igihe twagenewe cyo gutanga amahugurwa yunganira ubushobozi bw'abarimu ndetse n'abanyeshuri. Noneho tukabafasha abarimu ba hano muri kaminuza bakajya gufasha abarimu bo kuri Rukaramo School uburyo bakoresha laboratoire, ibikoresho birimo bikoreshwa gute na gute, bifashe gute abanyeshuri, iki niki gifashe iki niki kugira ngo umunyeshuri agere kuri kiniki. Ibyo rero twarabikore abarimu bacu bajya gutanga ubumenyi, ndetse uretse n'ibyo ngibyo hari programme zindi dufasha kuko urumva niba baraturutse ku mashuri yo hirya no hino, twashyize ni programme yitwa TEP, Teaching Enhancement Program. Iyi Teaching Enhancement Program b'abanyeshuri niyo baje, wa munyeshuri bakiri yabonaga amanota 40 mu mibare cyangwa se 35 muri mu cyongereza, azabasha kuzamuka ku buryo azaringana n'abandi banyeshuri bahandi. Twafasha abanyeshuri bahangaha biga uburezi, tubafasha mu kubatoza ku buryo bazajya gutoza bagenzi babo. Noneho batozwa baterera, baragenda bakabonana n'abarimu bahariya. Umwarimu niwe muyobozi w'iryo programme, umwarimu wigisha muri rya shuri niwe umuyobozi w'iyo programme ku munyeshuri twohereje, akamwigisha uko bategura, akamwigisha uko batambutse isomo, akamwigisha uko basuzuma ko ubumenyi batanze bugeze ku ntego, ndetse barangiza noneho yamara kumwigisha uko gutegura akagenda kubitambutsa. Ntago bigarukiraho rero, iyo birangije noneho tukajya n'abandi bajye gusuzuma, bagasuzuma ko babarimo babigenje neza, ndetse n'aba banyeshuri bacu bakigiramo practical teaching cyangwa se kunoza kwigisha nyako, atari ukwiga mu ishuri gusa ahubwo bakajya kubinogereza hariya kuko nabwiye ko university laboratory. Ibyo rero birarangira tukabazana muri studio.
iyo tubayejeje muri studio dukora icyitwa micro teaching aho umunyeshuri ahabwa umwanya wo kujya gutambutsa kwigisha ariko n'imbere nk'uko muhagaze imbere yanjye akajya gutambutsa kigisha bakareba ko yigisha neza video zigafashwa noneho za video zamara gufatwa bikazatuma wa munyeshuri uzashaka kumenya ubumenyi bwe yakuye mu kwigisha dushobora no kumuha link akareba imyigishirize ya wa munyeshuri bityo bigenda bikorwa ihembwe ku kindi umwaka ugashira undi wataha wa munyeshuri buryo ubutaha tuzajya dukoresha ibyitwa icyo imurika bikorwa n'imurika bumenyi aho twavuga duti kuri iyo career fair yateguwe umukoresha azageza akavuga ati nge ndashaka uyu munyeshuri kuko nashimye imyigishirize ye areba video gusa imyigishirize aho rero niho tugeze dufasha bari abanyeshuri dufasha bari abarimu kandi ibi byose abanyeshuri bacu babikora n'abarimu babo ku buryo ntacyo umunyeshuri akora wenyine ubusanzwe dukorana na DK ariko noneho ikigo cya Rwanda Education Board dukorana ku buryo ibigo byose bya leta REB iradufasha ku buryo tutabura aho duhugurira abanyeshuri iradufasha ku buryo abanyeshuri bajya muri bya bigo bikorana na REB ku buryo tubasha kohereza abanyeshuri bakajya kwigishwa ariko uko bajya kwigishwa bigishirijwe kuri ntibisa nk'uko twabigishiriza hafi aha rero so bakora stage kuvuga ngo ni stage nyizina ntago haba hagije ahubwo hazajya hadufasha n'ibitarakorwa biri muri gahunda hazajya hadufasha kumenya yuko abo du training uburyo tubatoza kwigisha bazabasha kugira ngo babitore neza bajye noneho muri stage ari like application ari ukujya gushyira mu ngiro ariko bajye kwigisha ari ugushyira mu ngiro ibyo bize kandi baranatojwe uburyo bufatika bwo kubyigisha iki kigo rero gifite akamaro cyane aho niba ari laboratoire nyine niho ducurira ubumenyi umunyeshuri akazajya asohoka afite ryareme naho undi twaraboherezaga tukabohereza abandi bahagaruka tukabafasha uko tubakiriye ariko ntabwo byagaragazaga neza yuko ababatoje uko bikwiriye ahubwo nabo abandi babatoreza ahandi bya bigo bindi dufite hirya no hino tuzajya tubizana muri Rukara Model School aho dushobora kubazana muri laboratoire tukabasha kuhabigishiriza noneho uko bigisha bakabitora bakongera bagahugurwa kugira ngo imyigishirize igende ari imwe tuzabashe rero kugira imyigishirize imwe kandi inoze kandi iganisha ku ireme ry'uburezi impact rero kugeza uyu munsi wa none nababwiye ko cyatangiye umwaka ushize ariko mu mwaka ushize iki kigo abanyeshuri bose cyari gifite byibuze babonye abo muri bigaga mu wa gatandatu bose bagiye muri umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye bitsindiye nyamara ibigo baturukagaho siko byagenze siko byose byagenze bivuze ngo ubufatanye bwa kaminuza na kiriya kigo cya Rukara Model School imbaraga twashyizemo umwaka umwe byatumye bihindura ubushobozi bwa wa munyeshuri na za programme za TEP twabwiraga kwa kujya guhugura abarimu muri CPDs bakoresha mu gukoresha laboratories abanyeshuri bahano bajya gutoza umuco n'indangagaciro bagenzi babo ibyo byose byatanze umusaruro ikindi cya kabiri dusanga nanone abava muri tronco bajya mu wa kane bose baratsinze mu wa gatandatu ntago bari babufite ubu bazakoresha wa gatandatu uyu mwaka kuko bari bafite kugeza mu wa gatanu ariko impact imaze kugaragara uyu munsi wa none imitsindire yarazamutse ku rwego rugaragara nibyo twakira abanyeshuri baturutse hano muri UR College of Education kubera ko n'ubundi turi ku ruhande rwa kaminuza n'abafatanyabikorwa bacu icyo dukorana muri bijyanye no gufasha abanyeshuri babo ni ukugira ngo babone ubumenyi nako bashyire mu bikorwa ibyo biga ariko banaho ubumenyi aba bana bakiri batoya by'umwihariko abigira muri iki kigo cya Rukara Model School urumva iyo babafasha basanga hano ibikoresho byose bishoboka haba ama laptops buri mwana aba agomba kuba afite laptops hari za connection nta mwana ubura connection icyo gihe rero iyo umunyeshuri ageze hano aje gufasha wa mwana biranamworohera noneho bikihutisha kuzamura ubumenyi bw'umwana ariko na wa munyeshuri yigiramo kubera ko abashyira mu ngiro ibyo yize hariya muri kaminuza uyu munsi rero twakira biga computer science bo muri kaminuza hano haruguru muri College of Education nibo dukunze kwakira hano benshi bakaza bagafasha abanyeshuri bacu hano kino kigo bafite amasomo menshi hari ibitabo byinshi bihagije ahantu henshi gukoreshwa nko muri smart classroom muri laboratoire bigatuma rero nyine tumenya ubushobozi mu byo twiga kwandika note kuri project ntago nari mbizi nari nzi ko umwarimu kugera kwigisha ari kujya ku kibaho agafata ingwa gusa ariko nasanze ko no kuri computer kwigisha ugafata iri shuri rya Rukara Model School kimwe n'andi 16 yonyeho ni 17 afitanye isano n'ibyo twahereyeho bijyanye no kwigisha
kuko buri shuri rya TTC ishuri nderabarezi rigira ishuri abana bigamo bakoreramo kwimenyereza cyangwa pratique bigiraho. Nkuko mwabibonye rero iri shuri ryegeranye cyane n'ishami rya universite rya kaminuza ryigisha ubwarimu, munarebye mu gipangu kimwe. Bivuga ko rero abanyeshuri biga inderabarezi mu rwego rwa kaminuza bakorera cyane imyitozo cyangwa kwimenyereza hano. Icyo bivuze rero impamvu ari model school, urebye ni nk'ishuri nyine cyitegerezo mu Rwanda, nuko twifuza ko amashuri yagombye kuba ameze yujuje ibisabwa byose. Mwabibonye ko bahera ku mashuri y'incuke bakagera ku mashuri yisumbuye bakajya no ku mashuri ndetse ya segonderi. Ni ibyiciro byose bitatu birimo. Ikindi mwabonye ko hari ibikoresho ndetse mwanabonye abana bafite ubumuga, mwabonye n'ibikoresho abantu bashobora gukoresha bigisha abafite ubumuga. Rero aya mashuri icyo avuga nyine ni ukugira ngo abanyeshuri ndabita abana ariko n'abanyeshuri biga inderabarezi bazaba barimo mu minsi iri imbere bazabe biteguye bihagije, baritoreje ku ishuri nyaryo koko ry'icyitegererezo. Uvuga ngo umwana witoreje muri iri shuri ashobora kujya kwigisha ku yandi mashuri, akaba umurezi utanga uburezi buhamye bukurikije ibyo aba yarabonye hano. Nabivuze kandi munanabibona ari ibikoresho bijyanye n'inyubako, bijyanye n'ibyo abanyeshuri bigiraho, iby'imfashanyigisho bijyanye n'ibikenerwa, ndetse mwanabonye ko hayoborwa n'umuyobozi w'umunyamahanga, kuko nk'uko mubizi u Rwanda rwiyemeje gukoresha ururimi rw'icyongereza mu burezi.